byarantunguye kuko ibyo namusanze bari kumuvugaho nanjye byari byarambayeho. usanga batamubeshyera. Ntabwo bamubeshyera. Wa musore se ubu byibura mujya muhura mukavugana ari kubitari kumva mukora kuntu umuntu kubita bikavuga ngaho agakubita bikavuga rwose mbeba zigahunga akanyaza neza nta kibazo. ngo ngwiki agakora iki Akanyaza neza akaburanga abakobwa mugira n'uduposteri mukunda cyane. burase ukunda ngakaye nk'ako kwicara. ako kwicara Iyo uri mirwe turisanzura. Kwisanzura uburenganzira nibwo nta kwibagirirwa muri geto. niyo mpamvu bambwiye ngo umugabo nyazi ese mama uba ushaka kwisanzura maze bakakunya. Yego. I greet every person where you stay. Uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe ni byinshi cyane tubagezaho mu buzima bwa buri munsi, amakuru y'ibyamamare, imyidagaduro. Wowe utarakora subscribe ku Umutako TV wibuke gukora subscribe, like, comment and share. Nje mugiye kubana nkuko bisanzwe ni MC Set. Aya basi murabona rero kuri kamera zacu ko turi kumwe n'umukobwa ameze neza cyane. Ndagira ngo afate mikoro rero nawe tumuhe ikaze ku Umutako TV. Sister makuru yawe Ni meza. ko mbona wishimye cyane. Ni bisanzwe. Ako gapanaro umuteguro Karaho tu. iyo panaro yihagazeho. Ariko biba hakeye umukobwa kwicara akikwiza mu ntebe ukabona intebe yose ayuzuyemo. Uwo mubyibuho rwose n'umubyibushye cyane nunanutse uraho ngaho nyine tu ni kwa kundi. Amakuru y'imisisi Ni meza. bimeze biturashima Imana. Ndashima Imana narebe. Reka tubanze tugushimire kuba watwemereye kuduha umwanya tukagusanga mu rugo tukaganira. Duherukana ubwo twari tugeze hahandi kuri wa musore ngo urangiza vuba. Ego. Ntago twagiye tuganiriye twavuganye amahushuka gusa warakoze cyane kunyemera ko tuzagaruka n'ubundi tukagusura kandi twatwongeye kukubona. Imana ihabwe icyubahiro. Amakuru imize Shani meza narebe ndaho tu. Mwebwe se turaho. Uriya mutipe rero ngaho banza unyibwirire buriya naravuye ati nzagaruka nje kubaza uriya musista ameko k'amakuru birambuye bihagije. Uriya mutipe nibyo koko cyangwa mwaramukabirizaga kukayaserereye n'uriya mube? biriya bintu nibyo. Gute rero arangiza vuba se kuko iyo minota muvuga nibyo genda shaka kugira ngo mbwize ukuri gufata. Arangiza vuba. Mwamenyanye gute rero? Twahuye gutyo gusa nyine turamenyana nkuko nawe twahura birangira tugeze kuri kiriya gikorwa birangira bibaye kuri ya nyine. Ubwo se kirangiza vuba icyo gihe muri mu gikorwa wumvisha ubaye ute mu mubiri wawe? Narabyakire kuko abantu nka bari ababaho. Nese urumva mwarahuye muhita mupanga birangira mwinjiye mu gikorwa. Icyo gikorwa kigiyemo wumva nawe uri motivation wumva ko kubishaka wirekuye nuko arakubiriza cyangwa yarangije utaragira neza mu byishimo byagenze bite? Shaka usobanurire. Nari nabyinjiyemo neza ariko urebye nyine ni kuri byagenze ariko nyine nuko rero urabona cya gihe barimo kurwana umutipe ngo yarangije vuba ngo habaye ikibazo nyine nka kiro urabona ko cyari gikomeye bari kurwana nawe wahise uhagera. Byagenze gute? Kuki wahise uhagera? wari wamenye yuko bari kurwana? Wari wamenye yuko ari we bari gutongana uri mu nzu? Kuki wahise uhaza ugahita nawe uhago? Numvishe induru ndamanuka nyine nsangana umuturanyi ariko ubona habonye nari mu. Wasanze umuntu? Mu gusanga umuzi wabyakiriye ute? Byarantunguye kuko ibyo namusanze bari kumuvugaho nanjye byari byarambayeho. Usanga batamubeshyera. Ntabwo bamubeshyera. Wa musore se ubu byibura mujya muhura mukavugana?
twahuye rimwe turaganira biraho birarangira acukwe nanjye ncukwanjye. akasonga ko yongeye kugusaba niba Oya byararangiye. kubera iki rero utamu Kubera ko nyine ntago duhuje tu. ntago muhuje se gute Cya kibazo nyine. icyaha kikiye nyine Cya kibazo cy'iminota 2. cy'iminota 2. Abanyarwanda kazi urumva ko musore wa mugani yabiciye bigacika byakomeje kuba ikibazo hirya no hino mbese no kupango yagiye abizana makavuyo. Sinzi cyabimuteye ariko nyine nge nago byanshimishije niyo mpamvu nahisemo gucukwanjye nayo ngacukwe. N'isundi sister ukunda umugabo umeze ute? Umugabo wumva koko ku buryo yaba atakubihirisha aba ari umugabo umeze gute? Wa mugabo ukora ibintu yabiteguye akabijyamo bizi neza akabigiyemo akankorera igikorwa neza nyine bwishima nawe akishima. Nyine akagikora neza mu buye buryo mbwira nk'uburyo bubiri ashobora kuba yagukoramo icyo gikorwa ukavuga ati mbega umutipe we ati kabisa n'uyu nguyu. Wa mutipe udafite akavuyo utari kureba hirya no hino uzi icyagiyemo uwo mutipe niwe nkunda. Udafite akavuyo mu buhe buryo? Urabona nk'uriya yafite ibintu by'induru hari ukuntu wamukoraga agataka undi wa mutipe ukoraho romantike zikaba zose. Uwo mutipe niwe nkunda. Ewana yaregeye kabisa ufite umurego byadonje ubwo se akaba yabigukorera nko mu buhe buryo? Tubwire tuganiriza ariko numbeshye akaba yabigukorera mu buhe buryo? Buryo umbaje ikibazo gikomera uyanti kiroroshye cyane warambwiye ati nkunda umutipe uri romantike ujya mu bintu koko yabiteguye nyine akaba yabigukorera mu buhe buryo? Mu buryo yabitekerejeho ari wa muntu uzi yuko tugiye kubikora ari bundyohereze nanjye nkamuryohereza. Ako hari akantu utarimo kumbwira sister nyine ari bukuryohereze gute? Ubuhe buryo arakuryoherezamo kumva yuko nyine mbega ari bukubite neza ibintu bikagenda fresh bikavuga ari bukubite kumva umukobwa akunda umuntu ukubita bikavuga ngaho agakubita bikavuga rwose mbeba zigahunga akanyaza neza nta kibazo. Ngo ngwiki agakora iki? Akanyaza neza. Noneho burya nawe uranyara bibona se amaso ntaguha babirebera he? Umuntu mukuru ufite aho birebera nawe nibanga ryawe. None se ubwo ngubwo uravuga ati agakubita akanyaza bikavuga gusa usanze n'utazi uhuye n'utazi kunyaza urumva nyine ni cya kibazo kijya gusa na cya kindi cy'uwa mbere. Urumva iminota 2 waba utaragera ku rwego rwo kunyaza. Urumva uwo muntu nyine utabishobora namufata mu rwego rwa wa wundi. Nese ubwo nk'urwego rwo kunyaza uravuga ati iminota 2 utaragera mu rwego rwo kunyaza kunyaza uri kuvuga umuntu ashaka kugera mu rwego rwo kuba yakunyaza nk'uko uri kubivuga haciye nk'iminota ingahe mutangiye cya gikora? Nibura nk'iminota 3 cyangwa 4. Ego ariko bakunda kuvuga ngo abakobwa banyara ngo baba barakoze wa muco wa twatuntu buriya nibyo koko cyangwa hari ushobora kuba yanyara atarakoze wa muco njya numva biva kuki? Dusobanurire. Ntabwo kunyara bituruka kuri wa muco ariko nanone bibaye byiza uriya muco waba warawubahirije. Ibaza umunyaje akagusurira ni ikibazo gikomeye. Umutipe twaganira arangira ati shati umukobwa nta munyanya atari ko yakubise imisuzi nk'itanu niko nuko muri kwa kunyaza wari umaze kutubwira hari abakobwa benshi bakunda kuvuga ngo buriya ngo umukobwa ngo ugire amavangingo cyangwa unyara ngo ni umukobwa waciye imyeyo. Ese byaba ari byo? Simbizi neza ariko biterwa nuko mwatangiye. None se warayiciye cyane nawe waciye? Ibyo ni ibanga ryanjye. Nakabanga ka kugira ngo abandi abayikunda batazahita bakurwanya umukobwa yaciye imyeyo.
bakunda okay, urakoze cyane wenda kuri ako kantu, tukiri kuri ako kantu ko kunyaza. Hari abakobwa benshi bakunda kuvuga ati ngewe iyo umuntu anyajije nibwo ndangiza, undi akavuga ati ngewe ati ntabwo nkunda umuntu nyaza kandi nshobora kuba narangiza. Wowe ushobora kuba rero wagera kuri ibyo byiyumviro cyangwa ibyo byishimo byo kuba warangiza, wa muntu agukoreye nk'igiki? naryo karibangara. naryo ni ibanga. Ibanga. Twigarukiye mu buzima busanzwe. Arebe. Nta muhungu murahura muri icyo gikorwa, urumva nyine ni nacyo twinjiriyemo tuganira bitewe na wa mutipe wakurongoye iminota 2. Rero akandi kabazo nyine tukiri mu buzima busanzwe, nta mutipe urabigukorera ukavuga ati mbabarira, ati rwose icyo ushaka cyose ndakiguha, ati de narifite na 15 byo kwishyura umuturanyi, narifite ideni de mfite 30 hano yo kwishyura, nyine nza ariko ufata aya mafaranga umveho simbishaka. Nta mutipe urakwemeza nawe uve mu byo avuga ati mbabarira. Ya ntago yabura. Byanga bikunda bahari. Icyo gihe byagenze gute rero? Nibanga. Nibanga. Ese kuki ibintu byose wakomeje kubigira ibanga? Hari abakobwa bakunda kuvuga ati ngiye buriya kunyaza sava, atari ko nkunda posteri runaka. Buranga abakobwa mugira n'uduposteri mukunda cyane. Burasa ukunda nk'akahe? Nkako kwicara. Ako kwicara. Gute rero? Ntari. Oya. Reka twereke mushiki wacu Bizakuzindure, bizakuzindure. Tubwire wenda mu magambo. Ni nko kwicara gute? Umugabo araryama ukamwicaraho, wowe uba wicaye nawe yicaye, bimeze gute? Oya, nkanjye nicaye wa asutama. Akayishyiramo se cyangwa agakubitira handi wavuze bakubita bikavuga? Byaterwa na tekinike wakoresha. Ako kantu uragakunda pe? Yeah. Ngo yakicara ikagerayo cyangwa numva icyo gihe mu matako hari bubuzi inzira yo kuba murongo wabone? Byakunda, biterwa n'ubushake bifitemo. Bigaragara kurangiza wicaye. Oya. Nakubwiye ko ari ibanga. Kandi ariko kantu wa mukobwa akunda. Okay, niko nkunda. Ako wasanga atari ko ndangirizaho. Ubuse kuva avuka umaze kuryamana n'abahungu bangahe? Numwe. Kubanje kubitekereza wasanga ari benshi atubeshye. Bigaragara ko atubeshye. Kandi hari ahantu nakuganirije nkakubwira ati mu bahungu bose mwahuye nta muntu urakwemeza, ukambwira ngo harimo umwe, none urambwiye ngo kuva avuka uryamanye n'umuhungu. Ibyo bintu urumva bishoboka sister wanjye? Nyine nakubwiye umwe kuko ari we twahuye. Numwe gute se nawe ndi iminota 2 nawe mwarabonanye? Wabona ari we wanyemeje. Wandi iminota 2? Gute se kandi mwana nubwo yamaze 2? Wabona hari igikorwa wakoze cyanshimishije nubwo yamaze 2. Wasanga afite rukomboki ndende. Ntawamenya. Ngo hari abatipa bafite rukomboki ukayireba ukagira ngo ni cya gifera beto cya 25. Niko wasanga hari abatipa bajya bavuga ngo sinzi. Mu buzima busanzwe rero wari umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Urateganya iki rero? Dore umwaka ugiye kurangira. Urateganya iki? Uyu mwaka uzarangira wenda hari akahe kantu wikoreye nk'umuntu? Ese mwaka utaha urateganya iki? Umukobwa wenda watubwiye ko nta mugabo ufite, uyu mwaka urawuteganyamo iki? Ni byinshi. Ibiki ingero nka 2? Ni byinshi cyiza nazabikubwira narabigezeho. Mu buzima busanzwe ufite boyfriend? Ufite umukunzi cyane? Nta mukunzi ngira. Kubera iki wabuze ukwemeza? Naramubonye ariko yarankatiye. Yaragukatiye? Ubusuramutse mubonye? Namutse mubonye aka kanya ari nk'umuntu ushaka kureba ku mutako tiva akavuga ati ngewe uriya mukobwa kuko akunda hasitire yo kwicara, akaba akunda no kunyaza. Nanjye ibyo bintu ndabikunda, nkunda kunyaza, nkunda no yicaye.
akavuga ati shati uriya mukobwa we nk'ubu ngubu noneho uramutse ubonye boyfriend? nabyishimira cyane. ni nk'igi cyumva wamukorera kugira ngo atazagucika? namwubaha nkamukunda, buri kimwe nshoboye nagikora. urateganya ko boyfriend uramutse umubonye mwashinga urugo, cyangwa abantu bakundana biraho gusa, hari n'abavuga ati nkeneye urukundo n'uru rushingiye kuri ibi n'ibi, boyfriend wawe yaba ari wa muntu mufitiye ntego? mubonye twaganira, twagera no ku rwego rwo kurushinga, bikunze ntarebe nabyishimira nabyo. ariko iyo pantaro ko mbona yakugaragaje umubiri wose, abona hari ikariso wambaye? ndayambaye. shabanza utajya yambara ikariso. ndayambaye. ariko byanga byakuna niba unayambaye kamwe k'agashumi kakari gatuma umubiri wirekura. ndayambaye ariko nyine ntarebe. so ni iki rero ushobora kubabwira abantu bakurikiye Umutako TV? ni iki ushobora kuba wabaganiriza? ni iyihe nama, ni uruhe rugero ushobora kuba watanga ukavuga ati njyewe ndifuza kuzavamo umudamu umeze gutya na gutya, ufite ejo heza aha n'aha, ufite umuryango uyu n'uyu? ni igiki ushobora kuba wabaganiriza? icya mbere nababwira ndabakunda. ukunda abantu bacu bakurikiye Umutako. urumva ko abantu badukurikirana wa mukobwa bakunda? ndabakunda cyane. nyuma y'uko uriya muhungu wari umasirana uriya mukobwa yabimukoreye nabi iminota ibiri, ariko uriya mutipe yavugije induru. uriya mutipe ashobora kuba agitinya, uriya mutipe aragitinya we, yavugije induru. buriya we sinzi uburyo wabirebaga, nawe yaba yaravugije induru kuri agahunga. niko bimeze, ariko ndakeka ubu ngubu byarahindutse. nuko ufite ababyeyi bose? mfite umwe. sorry bikunda kubaho. ariko murabana cyangwa uba muri geto? mba muri geto. ubu buzima bw'iki gihe urabona ko babugoye. iyo geto uyibamo gute? amafaranga yo kwishyura inzu yabona gute? ndakora. ukora iki? nkora akazi ko gusavinga muri resitora. niyo mpamvu ubyibushye wigererayo uriyarurira. nuko muri geto se ko abakobwa bavuga ngo bajya bahuriramo ngo n'udukoryo twinshi cyane, hari utuntu twinshi tubabaho muri geto. ni nk'igiki cyakubayeho muri geto utazigera wibagirwa, gikunda kwibuka cyane? muri geto haberamo byinshi. urugero? ikintu nazibagirwa muri geto, iyo uri muri geto urisanzura. kwisanzura, uburenganzira, nibwo ntakwibagirirwa muri geto. niyo mpamvu bambwiye ngo umugabo nyazi. ese mama uba ushaka kwisanzura maze bakakunya? yego. muri geto ari kuribana, hari ukuntu abakobwa usanga babana ari nka batatu, babana ari nka babiri. so muri geto ubana nande? ndibana. nta mutipe uragusura ngo arare? baraza. kandi urabona yuko umbwije ukuri. mbere wambwiye ngo wabonanye n'umwe. iyo baje baraza nyine tukaganira, tugasangira, tukishima, bagataha. ariko bitavuze kuri cya kintu wari uvuze. ubwo se agendera? byaterwa n'uburyo tubanye. ese nk'ubwo umutipe ashobora kuza akagusura mukaganira, igihe cyo kujya gukora dushe kikagera, ukajya muri dushe ukagaruka gutyo gusa? nyine nakubwiye byaterwa n'uburyo tubanye. iyo ari inshuti yanjye mu buzima busanzwe ni inshuti, ubwo iyo ari ibirenze nyine ni ibirenze, urabyumva nawe.
turacyari kumwe na wa mukobwa turi kuganira, urabona ko ibintu bimeze neza, yaduhaye umwanya uhagije. Ni na byiza cyane buriya gufata umwanya ukaganira n'abantu. Okay, ngaho mbwiza ukuri rero, ujya unywa inzoga? ya ndayinywa. Iyo uyinyweye rero hari ukuntu abantu usanga nk'umusisita anywa inzoga, ugasanga we harahageze akifatira agafuri, nyine babyita gufata furi, ugasanga arisekeye, ugasanga undi aratonganye, ugasanga undi aricecekeye. Wowe iyo umaze kukuzuza neza bihita bigenda bite? Ngewe nanyweye ndishima, ndaseka cyane, umva nakwiryamira biri aho tu. Bivuze ngo cyagiye rero ubaye uri kumwe n'umuntu noneho wanakamwe banza y'amazi noneho yaba Nyabugogo yose. Byaterwa nyine nawe n'uburyo yabikoze. Ubwo se abikoze nk'aho mutipe wasizemo n'agacupa ni wamugurukana? Oya, natuza kubera ko mba nifite udutotsi twishe, nshaka kuryama. Muri geto umaze kutubwira ati mba muri geto, nkora akazi ko gusavinga. Muri ako kazi ni kuteganya kuzagumamo cyangwa urateganya kuzakora kandi kazi ukaba wahindura? Ndateganya kuzikorera umunsi umwe, Imana nibimfashamo ikampa ubushobozi, ukabona umugabo ukumeneramo. ubundi njye nkunda gucuruza. Wa mukobwa ni n'umucuruzi? Ubwo se ucuruje wacuruza? Wenda ngacuruza nka botike irimo ibintu byose, cyangwa nkagira nka bare. Ubundi ukicarira nka mabusha. Ako kantu Imana ikagukorere. Imana ishimwe. Wavuye mu busugire ufite imyaka ingana? Tambeshye. 18. 18. Byari bimeze bite? Byari hatari. Bya bintu ngo ntago biba byoroshye. Byari hatari gute rero? Ntabwo biba byoroshye kuko byarambabaje, ariko nyuma naramenyereye tu. Wamenyereye hashize nk'igihe kingana iki? Narabimenyereye. Ubu ni nko gukoza urutoki mu kirere. Byaterwa n'uri kubikora n'uburyo yaba ameze. Uriya mutipe se ni gute mwahuye? Ni ubuhe buryo mwahuyemo? Aho byaturutse kugira ngo umwemerere, kuba mwemera ko muryamana, byagenze gute kuba mwarahuye mugahuza ku bwa mbere ugahita umwemera ati tugende ndakiguha? Twarahuye tuba inshuti, turaganira, nyine tugera kuri iyo ngingo. Cyangwa nawe warabishakaga? Nawe nabonye ntacyo atwaye. Kubera kuba muri geto wambwiye ko ari ukwisanzura, wasanga nawe warabishakaga. Nyine urumva nabonye ntacyo bitwaye, ndavuga ati naza nsure naribi cyangwa nanjye musure. Ubu nanjye ngusabye wama aka kanya se? Kandi nawe mwarahuye ubwa mbere ugahita umuha? Oya, ntabwo ari ubwa mbere. Twarahuye turaganira, tugenda tumenyerana. Nese nge ushize si twaje mu kibazo cy'uriya mutipe, ubu ubwo sinagarutse kuba nagusura kugira tuganire. Buriya kameramana akuyeho kamera, urangiye we nkagusaba ntiwagira uburyo unyeranje. Wapi? Tukamanza tukaganira, nkamenya icyo ukunda, icyo wanga, nanjye ukamenya icyo nkunda, icyo nanga, ubundi ibikorwa bigakomeza. Si ubu ntabwo uri indaya? Wapi? Abakobwa bakunda kujya mu mwuga w'uburaya, uba ubona yuko byatewe n'iki kugira ngo abe yajya muri uriya mwuga? Hari igihe biterwa n'ubuzima yabayemo, sinamucira urubanza, ariko nanone burya umuntu ni ukwigira. Iyo bimwe byanze ushakira ahandi. Sinumva ko uburaya ari bwo bwatuma ibintu bigenda neza. Ni abakobwa mu nshuti zawe uzi bakora uwo mwuga? Ndabazi. Birasa nta mbogamizi bajya bahura nazo, bajya bakuganiriza cyangwa bakakubwira ati shati buriya kuba indaya ni byiza, shati sha buriya ikigabo cyagwaye inoti, shati teka inyama buri munsi, ukumva nawe wifuje kuba wabayo? Wapi? Naje gusanga nta cyiza cyabyo. Ko gute se?
nyine bitewe n'izo nshuti zanjye mfite Mm. njya mbona umunsi umwe hari igihe bataba bakubiswe bambuwe hari n'igihe bataba bishimye bayafite pe ariko igihe bataba bayafite nicyo gike kuruta icyo bababaye. Mm. niyo mpamvu rero njye nafashe umwanzuro wo gukora kama make kama menshi ariko nkagakora. Mm. Ah. ariko abagore bafite inyinya bararyoha byadanje. sinzi bitewe Ibintu byose ngo biterwa ngo tubigire ibanga, njyewe ibyo bintu nkunda kubyumva ngo buriya abakobwa bafite inyinya bararyoha byadanje. biterwa n'uwo bari kubikora ariko nanjye nuko njya mbyumva sinzi. Mm. Turacyari kumwe na wa mukobwa, turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro. Reka ngushimire we twagitangiranye tukaba tugerezanyije n'aha, nisoze ko turaza no kukigeza ku musozo kugira ngo twumve neza, tuganire nawe tumenye ko ibintu biba byifashe. Ubu se ubutaha turamuka dukeneye kugusura, uzaduha umwanya nabwo tugusure? naribi ni karibu. Mm. Ni igiki rero ushobora kuba wabwira nk'abagabo wumva wagiye uhura n'abagabo? Hari abagabo bafite imico runaka, hari abagabo ubona bameze gutya na gutya, wowe umugabo wifuza ni umugabo waba umeze gute? Nicyo wavuga ati yewe mwa bagabo mwe, ati buriya abagabo bagenda kuri ibi n'ibi, abagabo bakora ibi n'ibi, ati ntabwo ari byiza, ariko njyewe umugabo nifuza ni umugabo waba ameze gutya. ya njye umugabo nkunda ni umugabo ufite imico myiza, uzi kunyaza. nabyo birimo. ariko nanone hagati afite imico myiza, avugisha ukuri, nakubeshya bana bya bindi by'abiyi minsi. niba turi kumwe turi kumwe, bana guca hirya hino, uwo niwe mugabo nshaka. Abaye se azi kunyaza adafite amafaranga, namukunda. wa mukobwa yikundira kunyazwa we, yikundira kunyazwa, yikundira kunyazwa pe. Abaye se atazi kunyaza afite amafaranga, urumva amafaranga ni ibintu bishakwa, ariko urukundo ntabwo, sinzi ukuntu nabikubwira, ariko ibyishimo birahenda. ya icyo nshaka ni ibyishimo, si amafaranga. mukurangiye wamwemera? ngaho maka nimero ke ndaza kukagu urandemera? akuremera nyine ndaza kukaguhasha, ndamuzi ufite rukombo cyara ya Ruvuna Bataka, muri iyo karite yo baramwirahiriye. Reka tugushimire wowe twatangiye ikiganiro tukatugiye ku musozo. Ahangaha twari turimo tuganira na wa mukobwa nawe waryamanye na wa muhungu nawe, ngo bikagenda kwa kundi nkuko mwabonye yuko ku nkuru ya mbere byatangiye baserera ari ikibazo, umuhungu yagize ubwati sinyisubizamo, umugati isubizemo. Ejo ndi twarabasuye, mwabonye yuko biyunze, hari uburyo ngo birimo kugenda bigenda. Umukobwa nawe yaraduhaye umwanya turaganira. Reka rero mbashimire ko gukora subscribe, like and comment, share. Njye muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Reka dukomeze akazi dushinzwe. Bye bye.